ariko urumva ko twaherukanaga gukorana kera nubwo twavugaga imyaka 8 imbere y'imyaka 8 aho twakoraga ariko buri gihe araza iyo twagize nk'ibirori kuko bimushimisha kuba yarakoranye na bamwe muri mwebwe. Abandi rero ba Judith ba Eugenie bagiye bagaruka ba ni Chantal namubonye bibutse bakava muri Faisal bakaza kuza kutureba n'abandi harimo abandi ubwo sinavuga ngo barangize bagiye twakoranye imbere bakagenda bakaza. Ntawakwibagirwa ko hari umwana w'umuhungu witwa Papi wari Kampala ari ruhande rw'umugore we bamaranye igihe baromoranye bagisha akiri mu bushyuhe ariko kugira ngo yibutse ibintu bibaye aza yirukanka aza kuza muri uyu munsi mukuru. Urumva harimo abana nk'anga baba bashimishije rero ngashima rero na abandi hari abo twakoranye nka Mupiganye twarakoranye muri transparency ngira ngo mwabonye uko yagendaga mvuga muri transparency. Hari n'abandi twakoranye bahari bamazina yose ntabwo nayarangiza ariko rero ikindi kinshimishe cyane na abantu b'umuryango w'abakozi babo, abantu bo mu miryango, abavandimwe, abana babo, abagore, abagabo babaje buri gihe. N'ubundi twajyaga tuvuga tunyamuneka nituzajya duhura mujye muzana imiryango ko urwego rw'Umuvunyi n'umuryango. Umuryango rero ntabwo usiga inyuma abana bamwe nk'abo ngabo nk'abagore, abana batoya ko baza tukaba turi hamwe nko muri iki gihe duhura umuntu akamenya abana babo. Yango muribuka igihe gishize twari mu munsi mukuru wo kwibuka umwana, ntabwo twagiye twaramenye ko ubwana butoya bwa Nakreti buzi kubyina burusha Michael Jackson wabo ndi wapfuye. Murabwibuka twese igihe ubundi bwajya bwibereye bugakiniye ariko buje hariya n'ubishusho ryayo turacyaribona ubwana butoya bwa Nakreti bubyina bukarusha abanyamerika ba Michael Jackson. Ntawe nayibuka iyo foto nizatuva mu mutwe. Nicyo gituma twajya twifuza yuko n'abana nabo n'amacuti n'abandi bajya baza bakaza muri uyu muryango wacu w'urwego rw'Umuvunyi. Ntabwo rero nababeshya ngo nubwo ngiye gukorera igihugu mbabwiye ngo nagiye ntababaye nabambabeshya, narababaye rwose numvaga nakwigumira ariko igihe cyari kigeze kuko imyaka 8 yari irangiye ariko nari naranabyiteguye bizi ariko byarageze numvise bapropose kuba umusenateri kandi nari nzi ko ngiye nzambamo nyine mu kwezi kwa 11 tariki ya 30. Numva ndabaye numva nshaka kuvuga ariko nindajya hehe bakwigumira narababaye mbabwiye ngo sinababaye nabambabeshye kuko kuva mu bantu mwamenyeranye, kuva mu bantu mwumvikana, kuva mu bantu bagukunze nk'uko mwarebaga kandi mukundana, urumva ni bakora b'abakozi bitanga ukajya ahandi ntabwo ubuzi aho ugiye kugira ngo babe murebera ko babaza. Babwiye ngo nagiye nishimye nabambabeshya rwose narababaye. Hari n'abana nka ba Charity, ba Janet, abantu bose ba Jeanne n'abandi bose bagendaga barira, ba Caritas abo ngabo bariraga, narihanganaga nkabaseka ariko ku mutima nanjye numvaga nshaka kurira nk'uko akakandi igihe kavugaga numvaga nshaka kurira ariko nkihangana. Mwambonye kuri nuzane n'ibivi n'iki iyo ntangira kurira nkajya gushoberwa
ubwo rero abo barariraga mumva nanjye rwose ari nari nguze ngiye mvuga bagendaga babara bakareba ba Kereni ba Inesi girlfriend barayisa nahise itangira kuvuga ngiye kubona mbona nawe yababaye ararira urumva abo bantu bose bagiye ubu n'abahungu barariraga nuko bariraga mu nda ntibigaragara ariko nanjye niko byari bimeze numvaga nifuza kuhava cyakora ibyo mwambwiye muti nyamuneka ujye ugaruka nzajya ngaruka nimugira iminsi mikuru mwahure mujye mwibuka mumpamagare nze nanjye mbe ndi hamwe namwe mugize icyo mwumva nabarushaho kugira ngo mbagireho inama mwambwira ariko nanjye nishaka inama nabagisha nimuhumure nzajya nzibagishe buri gihe ntimugire ngo nijye ufite ibitekerezo byinshi oya burya hari umuntu ukunda kumenyekana ubu nanjye ndi wakunda kumenyekana haba n'akantu gatoya bakumva bati uriya ni icyago kandi akantu gato kandi hari abandi bazi byinshi biruta ibyanjye batamenyekana abantu bakunda kumenyekana rero burya twiha byinshi tugatwara n'iby'abandi buriya niko bimeze nuko ndi muri babandi bakunda kumenyekana bakunda kuvugwa hanyuma rero bavuga ukumva ko ibintu aribyo babikoze naho ibintu byarakorwaga namwe nimwe mwabikoraga ugasanga binyitirirwa nimwe mwabaga mwabikoze nimwe mwabaga mwagiye kureba ibibazo by'abaturage mwahuraga n'abaturage nimwe mwaragizaga ibyo bibazo nimwe mwabagiraga inama nimwe mwaberekaga inzira banyuramo ariko rero bajya kuvuga byajya kuri radiyo akaba aribyo byerekana ugasanga bavuga bati Umuvunyi yakoze ibintu byinshi kandi mu by'ukuri ntacyo nigeze gukora icyo mbashimiye rero nuko mwakoze neza ntabyitirirwa icyo ndakibashimiye ko mwakoze neza cyane hanyuma nkabyitirirwa n'ubu nkaba nkibigenderaho murakoze ndagira ngo ariko kuri uyu mwanya twumve ijambo rya nyakubahwa minisitiri muri perezidanse kugira ngo muzi yuko urwego rw'umuvunyi rukorana cyane na perezidanse mbese navuga ko ari nabo bareberera urwego rw'umuvunyi ndagira ngo muri uyu mwanya w'ibyishimo twagiye tugira duhe nyakubahwa minisitiri muri perezidanse nawe atubwire icyo yaduteguriye nshimishijwe no kubana namwe muri iki gitaramo cyiza mwateguriye umuyobozi wahoze ari umuyobozi wanyu umubyeyi kuri bamwe sogokuru ku bana batoya nabonye hano ku bandi akaba ari sebukwe mbese numvishe bamuha amazina menshi kandi n'ibyo koko aramukwiriye ikindi mbashimira abakozi bo ku rwego rw'umuvunyi ndabashimira ko nanjye mwambwiye kugira ngo mbane namwe muri ibi birori byiza mwateguriye muzehe Tito ndetse n'umubyeyi wanyu icyo rero ngira ngo nanone mbabwire by'umwihariko ku bakozi b'urwego rw'umuvunyi ni uko ibi bigaragaza umuco mwiza w'abanyarwanda nibyo koko mwarabanye kandi mubana igihe kirekire igihe cy'imyaka 8 uko mwabivuze ariko hari igihe umuntu ava ahantu ugasanga ahavuye gutyo nta kumusezera cyangwa se akahava abantu bishimye ibi rero biragaragaza neza ko muri abantu bafite umuco mwiza wa kinyarwanda kandi muri abantu babana neza ibyo kandi aho bigaragarira cyane
ni nanone nashimira ni umusaza Tito, niba mumukoreye ibintu nk'ibi byiza nuko nawe yababaniye neza. Mwagiye mubivuga byinshi mu nyito zitandukanye, mu ndangagaciro zitandukanye mwavuze, ibyo biragaragaza ko nawe yababaniye neza. Akaba ariyo mpamvu uyu mwanya mwampaye ngiye kugira nanjye icyo navuga. Mbere na mbere ndabaza kugushimira, ndagushimira kubera ko wabaye umuyobozi mwiza. Ndagushimira bikuye ku mutima. Munyemerere mbere yo kugira ngo nkomeze banze nkuko mwabigaragaje hano kuri iki gishushanyo, dusubire gatoya muri 2003 aho urwego rw'Umuvunyi rwagiyeho. Ngira ngo iki gitekerezo cyo gushyiraho urwego rw'Umuvunyi kijya kubaho, hari ibibazo byari byagaragaye mu gihugu. Hari hagaragaye ibibazo bitandukanye birebana na ruswa, hari hagaragaye ibibazo bitandukanye birebana n'akarengane, kwigwizaho umutungo. Turebye gato wenda ntange nk'ingero ntoya, murebe ishusho polisi y'u Rwanda yari ifite 2003 cyangwa se na mbere yaho n'imyaka ya mbere. Murebe ishusho ku mataxi, muri za ruswa, mu muhanda, mu byibuke. Dusubize amaso inyuma nanone twongere turebe ishusho cyangwa se isura inkiko zo mu Rwanda zari zifite mbere ya 2003 ndetse na mbere yaho no mu myaka ya mbere yaho ya mbere ya 2003 cyangwa se gukomeza imbere. Mwibuke ishusho umucamanza, ishusho mu bushinjacyaha, ishusho muri polisi muri rusange yari ihari. Mwibuke isura yari iri mu baturage, uko babaga bazi urwego rw'ubucamanza, babaga bazi ko ari ruswa, ndetse bagakunda no kubyita ukuntu ngo niba atari uruswa ni uruswa, cyangwa se niba atari ruswa mu by'ukuri bari barabiburiye inyito. Tujye wenda no mu zindi nzego zitandukanye, muzi imvugo nyinshi zakundaga kubaho mu nzego z'ibanze. Hari ibyo bitaga ngo ni inzoga y'abagabo, ngo ni isura nziza, ni ijambo ryiza bari baraboneye ruswa. Hari n'ibindi bitaga ngo ni ugushaka umuti w'ikaramu. Sinzi nabonye arimo abajene benshi, ariko sinzi niba muzi icyo bitaga ngo ni ugutanga umuti w'ikaramu. Icyo bitaga gutanga umuti w'ikaramu, iryo jambo babaga banze kuvuga ko ari ruswa. No mu nzego zindi zitandukanye muzi amagambo bakoreshwaga bitaga kunusura nk'umuhanda, bagombaga gutwara akayabo k'amafaranga bakanusuraho agasigarana utwe. Mu bintu bitandukanye hari amagambo meza, sinzi niba nanayita meza, amagambo yoroheje bageragezaga kwitirira ikintu ruswa, ariko mu by'ukuri aricyo bishaka kuvuga. Hari uko bavugaga ngo ni agashimwe, mu magambo atandukanye bitiriraga igikorwa cya ruswa. Aho rero impamvu rero nabasubije mbere ya 2003 cyangwa se n'imyaka ya mbere yabo ya mbere ya 1994, nagira ngo mbibutse gatoya. Turebe aho urwo rwego rw'Umuvunyi rujya kujyaho, ibibazo byari biri mu gihugu, noneho nongere bashyitse kuri iki gihe. Ngira ngo umunyarwanda wese ushyira mu gaciro, arebye aho igihugu cyacu kigeze mu kwiyubaka, mu birebana n'imiyoborere myiza, mu birebana no guhangana n'ikibazo cya ruswa cyangwa ruswa ndetse n'ibyaha byose bifitanye isano nayo, urebye uko abanyarwanda aho bahagaze barwanya akarengane aho kava kose, ngira ngo ntawe utakwishimira ibyo twagezeho. Iyo rero ibintu byiza nk'ibyo ngibyo mubona byubatse mu gihugu twarabigezeho, ngira ngo abakozi mwese bo ku rwego rw'Umuvunyi ndetse n'uwahoze ari umuyobozi wanyu Muzehe Tito Rutaremara,
ngira ngo uko muzajya mubibona bijye bibatera ishema, bibatera ishema, bibateze kunezerwa, mbese mubyishimire. ngira ngo uko mubona bimeze neza mujye mwumva ko harimo ikiganza cyanyu, buri wese umukozi wese ari uwahanyuze, ari ukihari, ari uwigeze gukoramo, ajya abona ikiganza cye mu birebana n'aho igihugu gihagaze iki gihe mu bijyanye no kurwanya ruswa cyangwa se kurwanya akarengane n'ibindi byaha byose bifitanye isano na ruswa. Ibyo rero ngira ngo murabyishimira, ariko n'abanyarwanda bose muri rusange barabibashimira, kuko dufite ingero nyinshi cyane z'ibihugu bitandukanye birimo ruswa cyangwa se birimo ibindi bibazo birebana no kutagira imiyoborere myiza. Muzi ukuntu bene ibyo byaha cyitse cyangwa ibibazo by'akarengane murazi ukuntu byoreka igihugu. Tutanagiye kure murabibona ibihugu duturanye hafi birimo ibibazo by'akarengane cyangwa se imiyoborere mibi, murabibona ukuntu bizamba bikagenda bikagera bikica uburezi, bikica iterambere ry'igihugu, bikica ibintu byose muri rusange. Ariko rero twebwe twagiriwe amahirwe yo kugira urwego rw'umuvunyi, tuva muri ibyo bibazo, none igihugu cyacu gifite aho gihagaze. Icyo rero ngira ngo nshimire cyane umuvunyi mukuru ndetse n'abakozi mwakoranye. Byarashobokaga ko muri icyo gihe cy'umwaka wa 2003 icyo kigo gihabwa umuyobozi utari mwiza, aho kugira ngo agire aho avana igihugu, ahubwo agafasha babandi nayindi kuvuga, babandi bagashimwe, babandi bo gushaka ikaramu, muti w'ikaramu cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, cyangwa se kwigwizaho imitungo. Amahirwe rero twagize nuko habayeho ubushishozi, habayeho ubuhanga, uwamuhisemo atoranya umuyobozi mwiza ari we Tito uyu munsi mwataramiye. Njyewe rero ku giti cyanjye muzi, wenda gito namuvugaho, muzi nkiri mu bucamanza, kandi muzi ko ari umukozi w'umunyakuri, ari umuyobozi ushyira mu gaciro kandi ubera abantu aho batari, ushobora kukuvuganira kubera ko yanga ibintu byose bidaciye mu kuri. Icyo rero nicyo kintu nari muziho. Iminsi mikeya twari tumaze dukorana, nubwo mwavuze ngo namwe byarababaje abakozi bo ku rwego rw'umuvunyi ndetse nawe bikamubabaza, nanjye mu by'ukuri numvishe, nari nzi ko yagiye kunyigisha akazi, ariko ngira gutya nyine numva aragiye. Ntacyo bitwaye, ariko ngira ngo abakozi bo ku rwego rw'umuvunyi n'ubundi muracyahari, kandi za ndangagaciro zose bavugaga ngira ngo ntabwo azitwaye ngo zigumane wenyine, ahubwo yagiye azibabibamo. Nicyo cyiza. Ikintu rero wenda ngira ngo gusoza mvugeho cyane ni icyizere nanone bongeye kumugirira. Bamugiriye icyizere, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yongeye kumugirira icyizere, amushinga indi mirimo. Nibyo koko arabikwiye kubera ko afite za ndangagaciro zose sindubwiruke ndisubiramo mwazivuze. Hari umunyangamugayo, hari ukuntu atwara neza, ayobora neza, hari ukuntu akunda abakozi. Yongeye rero kugirirwa icyizere kubera izo ndangagaciro zose, bamushinga indi mirimo yo kujya kuba senateri. Muri iyo mirimo rero ahamagariwe nayo n'indi mirimo y'igihugu kandi mikuru. Icyo tumwifuriza ni ishya n'ihirwe. Ni ukuri turagusaba kugira ngo uzakomeze n'ubundi ube inyangamugayo nk'uko utahwemye kuyiba, uzakomeze ugire umurava nk'ubusanganywe, ntuzatezuke cyangwa se utetereze igihango wagiriwe. Ngira ngo iyo umuntu aguhaye inshingano
abagushyizemo umwenda. Niho ngira ngo n'ubundi bwibutse uretse ko n'ubundi atari na ngombwa kukubitsa kubera ko n'ubunyangamugayo usanganywe. Turagusaba rero kugira ngo n'ubundi uzarangize ziriya nshingano zawe neza, kandi turizera tudashidikanya ko Imana izabigufasha. Ikindi ni ukugira ngo nunge mu cy'abakozi bo ku rwego rw'Umuvunyi bigeze kuvuga. Bavuze bati uramenye ntuzagende ngo uhereyo ubibagirwe ngo bareke ari abana wareze, ari abakozi bafashije mu mirimo itandukanye. Nanjye ngira ngo nabigusaba, urwego rw'Umuvunyi warubaye hafi. Ni ukuvuga ko mu kuruhanga n'ibyo rwagezemo harimo cya kiganza cyawe navugaga, hamwe n'abakozi bose b'Umuvunyi nk'uko nawe wabivuze. Ariko kugira ngo nk'uko babigusabye uzababe hafi kugira ngo bya bindi wubatse ufatanyije n'abakozi bo ku rwego rw'Umuvunyi, ufatanyije n'inzego zose zitandukanye, kugira ngo bya bindi wubatse muzakomeze kubisigasira, byongere bituvane ku rundi rwego rwa 2011 tuzagere noneho kuri 2020 dufite ahandi hantu duhagaze. Mu gusoza nanone ikindi kintu navuga ku bakozi bo ku rwego rw'Umuvunyi ni kugira ngo bibutse nk'uko nawe yabibasabye, ndetse mwagiye munabishyira hariya ku bintu byinshi cyane mwanditse kuri message mwagiye mumuha. Mwagiye muvuga muti tuzagera ikirenge mu cyawe. Hari byinshi cyane yabubatsemo. Ikintu kigiye gishimisha burya umubyeyi niyo abona, cyangwa se umuyobozi mwiza nka Tito, niyo abona ibyo yubatse bidasenyutse ahubwo bikomeje bikajya imbere. Burya umubyeyi iyo yize amashuri tuvuga kiga primaire, yumva yifuza ko umwana we yaziga secondaire akamusumbya. Umubyeyi mwiza nanone iyo yize secondaire yumva yifuza ko umwana we yakandagira muri kaminuza. Iyo umubyeyi yageze muri kaminuza aba yumva yifuza ko umwana we yagera muri maîtrise. Iyo yageze muri maîtrise yumva ko yifuza ko umwana we yajya muri doctorat cyangwa se akagera kure cyane. Ngira ngo rero icyo ngira ngo mbasabe ni uko hari ibyo umusaza Tito yubatse, ni mu bintwari muzabyubake murenze kure kugira ngo tuzagere kuri cya cyerekezo 2020 dushinga kandi tuvuga tuti dore aho cyari kigeze aho twari tugeze muri 2011, dore naho twari tugeze muri 2020. Ibyo ngira ngo bizabashimisha, nawe bizamushimisha, kandi bigirira akamaro igihugu cyose. Abanyarwanda bibashimiye. Urakoze. Mbere y'ibirori by'uyu munsi, icyiciro cyarimo protokole nyinshi n'ibintu bisobanutse. Hagiye kuza icya kabiri rero nacyo kirimo ibintu bisobanutse ariko kidafite protokole, niho bitangira gusa. Icyo cya kabiri turakitangirana na Garukurere kugira ngo dusubize mu muco nyarwanda.
twabonye inama bikorera wowe mabere hoteli n'ubwizi mbaha mbona zikibamba nutinye ndacyagukunda imbaha ziribamba nutinye ndacyagukunda umwanya muto